Ikaze mu kiganiro BaradaVibes, ngushimire ko ufashe umwanya ukaba ugiye kumva iki kiganiro. Uyu munsi ngiye kwibaza ikibazo kivuga kiti ese wakwemera kubana n'umuntu utamukunda? Hari abantu bavuga ngo ntiwashakana n'umuntu utamukunda ngo urugo rurambe. Hari n'abavuga ko wabana n'umuntu mudakundana kuko ngo urukundo ruravuka rugakura. Ubanye rero n'umuntu utamukunda ugenda wiga kumukunda gake gake bikazageza aho ukamukunda koko. Ese koko wabana n'umuntu utamukunda urukundo rugakura? Ese ubwo rutaje cyangwa ngo rukuri byagenda gute kandi mwaramaze kubana? Umuntu nanone ashobora kwibaza kubana n'umuntu nyuma umuntu agatandukana n'undi nyuma bagashwana biba byaragenze gute? Urukundo ruba rwarashize? Ibi ni ibibazo bitandukanye umuntu ashobora kwibaza mu rukundo, ariko nanone mu gusesengura mu kubona ubuhamya butandukanye hari ibisubizo umuntu ashobora kugenda abona. Hari n'igihe uhura n'umuntu akagukunda ariko wowe utamukunda, ariko mukemeranya kubana. Donc umwe muri mwe akunda undi atamukunda kubera urukundo amwereka, kubera uburyo amufata, kubera uburyo amwitaho, agashiduka babanye. Hari n'igihe amukunda cyangwa akemera kubana mu rwego rwo kumushimira uburyo amwitaho cyangwa amukunda, ariko we muri we akaba bizi ko nta kintu kirimo. Hari noneho n'abakundana bagakundana koko bingana bagashakana, ariko nyuma bakangana bagashwana bakanatandukana. Ese bigenda gute? Hari igihe umuntu agukunda byasaze ariko wowe icyo wakora cyose ntumukunde bikanga kuza neza neza. Hari koko nabo urukundo rukura gake gake rukagenda ruza gake gake, nubwo umuntu atabihagararaho cyangwa umuntu atabiha amahirwe menshi. Biterwa n'ukuntu umuntu ateye, biterwa n'icyo azi yaje gukora. Gushakana no kubana n'umuntu utamukunda nta kantu karimo na gato, umeze nk'uwizirika y'igisasu. Niyo umuntu yaba gukunda bingana gute, wowe utamukunda biba ari ukwigerezaho. Kubaka gushinga urugo n'umushinga munini, ukeneye kumenya rero icyo ugiye gukora, ukaba witeguye kubahiriza inshingano usabwa. Hari igihe uhura n'umuntu ukaba utamukunda, tuvuge ku muhungu n'umukobwa. Umuhungu afite amafaranga aragukubwira ati ndagukunda, wowe umukobwa urabizi ko utamukunda, ariko kuko ukeneye amafaranga, kuko ukeneye umuntu kwitaho, kuko ukeneye ubutunzi, kuko ukeneye umugabo ufite akantu ukamwemera, ubizi neza ko nta kintu kirimo. Ahangaha nkunze kubwira abantu nti niba wafashe icyo cyemezo ukaba ugiye mu rugo, yego amafaranga wayabonye, uyu munsi witeguye kubaho ufite amafaranga. Iyo ugize amahirwe uwo muntu akaba agukunda, ugomba no kugira gute no kumwubahira. Icya mbere yazanye urukundo rwe, azanye n'amafaranga ye. Wowe uzanye iki? Wemeye ko mubana? Ni iki wowe uzanye? Ni iki ushyira ku meza? Uyu munsi rero ikintu ushyira ku meza ugomba kubaha uwo muntu kuko aragukunda, ukubaha ko wowe wanamushakira amafaranga kandi amafaranga ukaba warayabonye. Icyo ngicyo kuko bijya bibabaza, ukaza wagera mu rugo amafaranga urayabonye na rwa rukundo urarubonye, ugatangira ukavuga ngo ntago ari mwiza, ngo ntago muberanye. Niki kare kose ntago wabibonaga. Ikindi kintu kindi, harimo n'abantu abafite amafaranga ariko atagukunda, ariko nawe ushaka amafaranga kandi nawe utamukunda. Mwagera mu rugo amafaranga wayabonye ugatangira uti ntago agukunda. None se ko waje ubibona uribwira ko urukundo rwari kuvahe? Uyu munsi rero ni ugushyira ku munzani ukareba, kandi nawe urabizi ko waje hari ibibura. Uyu munsi ni ugushyira ku munzani ukareba amafaranga urayafite, none ukareba ikindi ushaka. Kuko bijye binababaza, umuntu afite amafaranga ariko nta kubaha, aragukubita, aragusuzuguza mu bantu kubera ayo mafaranga ye. Warangiza ugakomeza ukajyayo, wibwira yuko ni mubana uburyo agufata, uburyo yagufataga, uburyo yagukubitaga, uburyo yagusuzuguzaga mu bantu, wibwira ko bizahagarara. Ntago bizahagarara. Ahangaha ni icyo ushaka muri urwo rugo ugiyemo. Kuko hari n'igihe ugenda wibwira ko wa muntu afite amafaranga, wagerayo ugakubitwa n'inkuba, ugasanga nta kintu ariho, kubera ko swat yarahombye, swat ashobora kuba yaragushituye kuko yabona gukunda amafaranga nyine akayakwereka kandi ntayafite. Wagerayo ukagira gute, ukabura ibyuma n'intama, ya mafaranga ntuyabone na rwa rukundo nturubone, ugatangira ukagira gute, ukavuga ngo warahubutse, barakubeshye. Ntago yakubeshye, nawe wagize gute, waribeshye. Iki kintu rero mujye mukireba, gushakana n'umuntu utamukunda hari ikintu mukurikiyeho. Nubwo hari abantu bemeza cyangwa se bahamya ko babanye n'abantu batabakunda nyuma bikarangira bakundanye, ariko ntago twakwirengagiza ko hari n'ababanye badakundana bikagira ingaruka mbi, cyane cyane aho bombi bicuza. Ahangaha tufata urundi rugero. Hari igihe umuhungu n'umukobwa bahura bakaryoshya, bakaryamana, bagaterana inda. Umuhungu agatera inda umukobwa, byarangiza bikaba ngombwa yuko babana, ugasanga nta rukundo rurimo, ni irari.
kandi ibimenyetso by'irari nakoze ibiganiro bitandukanye bibivuga. Muri uko guhuzwa n'irari rero wamutera inda nk'umuhungu ukumva ntago uri bumutererane, nk'umukobwa akavuga ati ntago uri buntererane wanteye inda, ugasanga mugiye kubana rero mu by'ukuri ushishoze nta rukundo rurimo. Kuko mu rukundo habamo kubahana, habamo kwihangana, habamo kugirira impuhwe mugenzi wawe, habamo kumva mugenzi wawe. Mu gihe rero ibyo bintu byose bidahari n'ibindi byinshi biranga urukundo, ni hahandi muzagera mu rugo kuko mwahujwe nuko mwateranye inda, ugasanga noneho no kubana birimo biranga, birimo biragongana. Ariko noneho tugaruke kuri ba bantu babanye badakundana, babanye kubera impamvu runaka, ariko bagera mu rugo bagatuza bagashyira agapira hasi bakamenya icyabazanye. Icyo ngicyo ni nacyo kintu kigoye, ni nacyo kintu uyu munsi umuntu yarakwiriye gutekerezaho mu gihe agiye kubana n'umuntu. Nzi kinjyanye mu rugo, nzi impamvu ngiye gushaka umugabo, nzi impamvu ngiye gushaka umugore, nzi amategeko n'amabwiriza agenga umugabo cyangwa agenga umugore. Ibyo bintu nibyo base y'ibintu byose. Nzi ibyo uyu muntu akunda, niteguye kugira gute kubyubahiriza ya mategeko n'amabwiriza agenga urugo rwacu, kuko amategeko n'amabwiriza agenga ingo aratandukanye. Namwe rero mugomba gushyiraho ayanyu, ku buryo munabanye mudakundana kubera kubahiriza amategeko n'amabwiriza, kubera kubaha mugenzi wawe, kubera kutarengera. Mushobora kugira gute? Mushobora kubana gake gake bitewe n'uburyo uwo muntu akubaniye, bitewe n'ibintu agukorera, rwa rukundo rukagenda ruza kurenza uko rushira. Uyu munsi rero nagira ngo nkubaze ngo wakwemera kubana n'umuntu utamukunda kubera impamvu runaka? Niba ubyemeye, niba ufashe icyo cyemezo ukaba ubizi ko mu mutima wawe hatari mu rukundo, kuki ugiye muri urwo rugo? Ni iki kikujyanye? Ese mugenzi wawe arabizi ko bitarimo? Hari igihe wibwira ngo ntabyazi, ariko iyo udakunda umuntu nawe arabibona. Ntuzibeshye ko uba umubeshye, arabibona ko utamukunda. Uyu munsi rero aho kubana n'umuntu udakunda cyangwa utazi, cyangwa nawe ubwawe ukaba utisobanukiye, utazi ibintu urimo, byashoboka ko wakwiha umwanya ukabanza ukamukunda, ukabanza ukiga no kugira gute no kumwihanganira. Ese umugabo wawe cyangwa umugore wawe umugirira impuhwe, cyangwa ubona ari icyo ntazi? Ese umugabo wawe cyangwa umugore wawe uramwubaha cyangwa nta kintu bikubwiye? Kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi tubana n'abantu batandukanye. Mutekereze abantu baba muri ghetto cyangwa se baba ku ishuri, mukaba mu ishuri mugahuriramo n'abantu utazi, mu kazi ukorana n'abantu udakunda, yenda utanazi cyangwa utagize ariko mukabana. Uyu munsi rero niba ugiye kubana n'umuntu utamukunda kubera impamvu ntazi, uzi ikikujyanyeyo. Hari igihe bagutera inda cyangwa nawe ugatera inda ukavuga utereka mujyane mu rugo. Ntabwo ibyo ngibyo bihagije. Ese nicyo cyihutirwa? Kuko hari igihe wijyana mu muriro kubera ibyemezo ufata. Aho kubana n'umuntu udakunda cyangwa ukaba utazi ibyo urimo, ntabwo ushobora gufata umwanya ukongera ugatera intambwe ugasubira inyuma ukabanza ukabitekerezaho. Ese ubundi kujya gutambuka ngo ugiye gufata icyemezo ujye kubana n'uwo muntu, mwari mwabitekerejeho? Ni urukundo rwashize se? Wagiyemo wowe umukunda watagukunda? Mwagiyemo mudakundana? Mwabanye kubera iyihe mpamvu? Reka rero nsoze nkubwira ngo banza utekereze impamvu ugiyemo hariya, kuko hari ereri, hari ikosa umuntu akora akazicuza ubuzima bwose. Kujya gushaka uwo mugabo cyangwa uwo mugore kuko ugomba gushaka utamukunda, cyangwa se ukaba no mu marangamutima yawe harimo akavuyo, harimo ibintu bivangavanze, ukajya gushakana n'umugabo n'umugore mutazi amategeko n'amabwiriza azagenga urugo rwanyu, mutarabiganiriyeho kubera ko kubera sinzi impamvu mugiye kubana. Uyu munsi utekereze ngo uyu muriro ndawinjiramo mushaka. Kuko kubana ni hahandi umuntu azarakara, ni hahandi umuntu azataha, ni hahandi imico, ibyiza afite, imyitwarire, ibyiyumvo bye byose bizakugeraho muri urwo rugo urimo. Mu gihe rero utamukunda cyangwa we ngo agukunde, hazemo za mpuhwe, hazemo kwa kwihangana, hazemo kwa kukubaha, hazemo kwa kukumva no kugutega amatwi, byose bizaba zero. Kuki ushaka kubana n'uwo muntu kandi utamukunda? Kuki ushaka kubana n'uwo muntu kandi ubizi ko atagukunda? Ni iyihe mpamvu nyamukuru? Ese iyo mpamvu, iyo wayi, icyo kintu gikomeye cyane gituma ushaka kubana nawe, gituma ushaka kubana nawe, wumva kizaza kuguhoza, kikaza kukumara agahinda, kikaza kuba igisubizo mu gihe uzajya ubona ibintu byose birimo bigira gute bikurangiriraho muri urwo rushako, cyangwa uzavuga ngo nzavayo? Kuki ushaka kugerayo uhita uvayo?
kuki uyu munsi udafite intego yo kugenda ngo ugumeyo, kuki wumva yuko kuvayo nta kibazo. Reka nsoze nkubaza ngo kuki ushaka kwemera kubana n'umuntu kandi ubizi ko utamukunda cyangwa watagukunda?